dufate ko uwo muntu wamwize ukareba uvuga uti uyu muntu arasa n'ashaka kungarura muri bya bihe twanyuzemo bibi, arasa n'ashaka kungarura mu ntambara, arasa n'ashaka kungarura muri jenoside. Wamenya ute koko ko ibyo ukeka ari byo madame? Biragoranye ariko hagenda habaho ibimenyetso. Iyo umuntu atangiye kurema udutsiko akakumvisha ko hari agatsiko kabeza kandi akenshi nawe abarimo, twe tuba turi beza, bariya ni babyi. Iyo umuretse arakomeza akavuga ati ntabwo ari babi gusa, nta nubwo ari abantu, akakwambura ubumuntu. Ejo akanakomeza ugasanga yakugize inyenzi, yakugize inda, yakugize imbeba cyangwa inzoka. Icyo gihe rero kandi nkeka ko ari cyo twebwe abanyarwanda twize n'abandi benshi bamaze guca muri ibyo bibazo. Icyo gihe uravuga uti aha ntabwo bizongera. Ntarebye ku giti cyanjye nkareba mu mateka ya jenoside, kugira ngo ubibona no muri iyo ngengabitekerezo. Ese iyo umuntu atangiye ahakana jenoside, iyo ashaka ukundi kuntu ayigoronzora ngo itaba mbi nk'uko iri, uwo muntu ahandi abagananiye nuko n'ubundi abashobora kongera akayikora. Icyo ni ikimenyetso simusiga. Jean Paul, waje ikibazo cyiza wabigenza ute? Kuko ntabwo witeguye nimba cyazanywe n'uwo muntu. Hari umuntu ushaka gukubita urushyi ko ashaka intambara. Wabigenza ute? Wabajije neza, dore ko wabigenza ni ukwiga umuco buri gihe wo kurwanya ibyo bintu utagiye mu ntambara. Ni ukuvuga ngo non violence. Nuguhora witeguye kuko nejo bizabaza gukubita gutya, uzagukubita n'ikaramu, uzagukubita n'imbunda, uzagukubita n'urushyi. Nukwiga kuba ufite uwo muco buri gihe. Umuntu aje akakuniga mu ijosi gutya. Oya, kuniga urumva yakuniza nawe ugomba kwinigura, ibyo bibaho. Ariko mu by'ukuri muri wowe mu mutwe ntabwo ufite umuco wo kurwana. Icyo birumvikana iyo mwaje muraniga mukanigara yaba yakunize, birumvikana urigwana. Ariko utaragenda isesengura, uravuze ngo urasesengura, wasesengura ute ngo umenye ko aje kugusubiza mw'ijya habi? Uko warivuze nyine umuntu aba yarigiyemo. Nuko kugira ngo ufate icyemezo, kugira ngo ufate icyemezo uti ngiye nanjye kwirwanaho cyangwa niho naganaga rwose. Uburyo wagiye ujya habi uba waragiye ugira ibimenyetso bikwereka. Rero iyo ryongeye kugaruka ibimenyetso nteguza nanone wongera kubibona ko barabibayemo. Ntabwo bishaka ubuhanga bunini cyane. Ese muri rusange abantu bahohotewe nibo bagira ibikomere bonyine bakuzingira ngo yeze kusa nkaho gikomera mu gice cya mbere cy'ikiganiro? Muri context y'u Rwanda experience rwose iratwereka yuko ari abakorewe jenoside turego bita guhohoterwa, wenda wagira ngo ni ya violence isanzwe. Abakorewe jenoside bafite ibikomere, tuko n'abakoze jenoside bafite ibikomere. Wala ibyo ngito turabona mu mpande zombi. Yego. Eminence, wahohotewe bikomeye agakorerwa umugambi wo kwicwa muri jenoside, yarahungabanye bikomeye, ariko ntibyasize n'uwabikoze uriho ubu ngubu. Yego. Kuko nawe mu mutima we habyiganiramo ibintu byinshi. Nk'umuntu wishe, urya kwica ntibisaba umubare w'abantu, abumwe baba abantu benshi, ahora imbere y'urubanza rumugarukaho. Mushaka hariya muri Rusizi dufite ingero nyinshi aho rwose abantu bafunzwe kubera ko bishe, baca muri gacaca, bajya muri tije, barataha. Bageze imuhira, izo ngero muzaze tuzibereke. Twanafasheho aka filme documentaire. Yagera imuhira, yajya ahura no wiciye akaca ku ruhande akiruka akamukwera pe, kugeza ubwo bagezeho babiri bajya kureba padiri. Wadufashije. Padiri agenda akajya yigisha abiciwe, akagaruka akigisha abo. Bifata igihe kirekire kugira ngo bongere bahure. Wa muntu uko babyita wa muntu ageze aho yagezeze ubugome, ahageze umutima w'ubumuntu. Se uwakorewe jenoside koko yumva ko n'uwayimukoreye ashobora kuba afite izo ngaruka? Ingero zaragaragaye n'ibyo gena Eminence kivuga. Hari ngiye kuvuga ngo ingero nyinshi kuri ibyo bikomere byagiye bigaragara cyane ku bayikoze, kuko hari abantu ubwabo bakuye bati maze imyaka nk'itanu ntaryama ngo sinzira kubera gutekereza ibyo nakoze, kwica, gukora jenoside. Hanyuma noneho uwayikorewe rero ingero nazo zimaze kugaragara ko abayikorewe
bazi ko kuri rwa ruhande abayibakoreye nabo bafite ibibazo, kuko hari za club nyinshi bagenda bahuriramo, noneho bakanaganira. Ubushakashatsi mu Rwanda bwagiye bugera kuri byinshi, kuko ubu tuvuze ngo jenoside igihe yabereye hashize imyaka 17. Imyaka 17 ntabwo ari akantu gatoya. Buriya bwana munyamakuru ugiye ukagera ukava nko kuri 94, 95, 96, iyo wahoraga n'umunyarwanda mugenzi wawe warebaga hasi agahita, nawe akareba hasi mu gatambuka. 94, 98 kuzamura bari batangiye guhana akaboko gusuhuzanya. 99, 2 kugeza ubu noneho abantu noneho basaga bishaka kuvuga se koko ko wa wundi wishwe wari ugiye kwicwa muri jenoside. Emmanuel, hari ikintu ndagira ngo tujye tureba no kuri kw'ibintu. Uwiciwe wari bunicwe akagira amahirwe akarokoka, reka muvugire. Biragoye kugira ngo yumve ko umuntu wakoze icyo yashakaga parayera akanakigeraho, usibye ko Imana itemeye ko asoza umugambi mubi. Biragoye kugira ngo wumve ko uwo muntu yagira ikibazo, yahungabana, yababara, yajya mu gihirahiro nk'icyo wowe urimo nk'umuntu wiciwe ukanarokoka biciye mu macuma cyane. Twaje kuvuga ngo hari ibikomere collectif uburyo bikira n'ibikomere individuel. Ibikomere individuel nabyo rero ntibikirira rimwe, kandi umuntu ntakinganya n'undi. Hari ugikira vuba, hari n'ugitindana. Mfashe urugero, dufite ishyirahamwe ryita ubutwari bwo kubaho. Usangamo abatutsikazi rescapés de génocide bishyize hamwe n'abahutukazi abagabo babo bafunze barabiciye, bandi bantu b'impunzi zo 59 nabo bishyize bajya muri iryo shyirahamwe gufatanya kubaho, bise ubutwari bwo kubaho. Of course byafashe urugendo rurerure, umuntu ntiyabisubiramo, ariko izo ni ingero dufite za bamwe bafite aho bageze. Ariko icyo nenda kugarukaho nuko ikikomere, hari ibikomere rusange n'icya buri wese arafite igihe kirenga n'utabara kirenga, izo dogere zigenda zitandukana ku buryo rwose hari abamaze kufita aho bagera, hari abagikomeranye, nta wavuga ngo ni ihame rukumbi kuri bose. Uramutse uri Israel wakwitwara ute imbere y'abantu bashaka kuza kugutera? Israel ni igihugu uyu munsi ibindi bihugu bigikikije byose bitemera, iteka bishaka guhora biteye. Ntabwo turi bujyane, kuko ntabwo twavuga ko ibihugu byose bikikije bitemera Israel. Harimo abatemera Israel, ariko harimo ibindi bihugu byemera Israel. Urugero byinshi n'ibitayemera. Urugero wenda twafata nka Egypte yagiranye amasezerano na Israel mu 19, tugafata nka Jordan binaturanye. Ariko tuve kuri bya bihugu bikishaka kurwanya Israel, na ya mitwe ishaka kurwanya Israel. Icyo nari nanze ko cyumvikana muri message yacu, cyanumvikanye ko atari ibihugu byose birwanya Israel, ariko ni byinshi. Ibihugu byinshi bigikikije bavuga yuko batabemera. Ni ukuvuga ko rero ni nko imyitwarire bafite uyu munsi niyo kuvuga ngo ndiho wowe uri Israel. Muri Israel ariko ngiye mbona hari indi myitwarire nafata, uburyo bwo kubereka ko ndiho kandi ko nemera ko nabo bafite ikibazo. Ngiye ntekereza ko babarwanisha politike bakanabereka ko bumva nab'ikibazo cyabo, kuko burya ni naho wahoze ubaza wakwitwara ute. Burya iyo ufite ibikomere bikomeye cyane ntabwo wumva ko ababaro kundi, kandi iteka bikubera inzitizi yo kugira ngo mubashe kwegerana, mubashe kuvugana. Iteka ugahora maximiza chances zawe zo kugira ngo mwumvishe. Ariko se hariho gutabaza, niko ndumva ibivuzwe, hari ubwo numva bijya muri domaine ya gestion de conflit y'impande zo mbura. Ariko ndimo kwibaza, iyo uvuze eta ya Israel uko ihagaze rero ugiye umbajije, Israel qui doit exister ibwiriza kubaho nka eta muri contexte na parcours yawo buryo iri charge, ibwiriza gukora des mécanismes, ibwiriza gukurema amahame n'uburyo ihamaho kugira ngo itongera gusubira kukayibayeho. Bivuga ko ushyigikiye ko rwose biriya bitwara ikoresha ishyiraho n'imbaraga zihamye zituma nta wivogera. Hari ibintu twita muri international conflict resolution, gukemura impaka ku rwego mpuzamahanga. Harimo teori ebyiri. Iya mbere iravuga ngo jewe nka Israel nzagenda mbarase
hanyuma mbempoza ibyo nshaka. Iya mbere ni kwivuga mbatsinde mbempoza ibyo nshaka. Iyo ngiyo rero kurya sinyishiki. Yego. Iya kabiri ravuga ngo no gushaka uburyo hari ibyo ngomba kwigomwa. Jewe nka Israel kandi koko nari mfiteho uburenganzira. Nkarekana Palestine nayo nkayibwira ngo nawe uremera ko hari ibyo ugomba kwigomwa kandi wari ufite uburenganzira, hanyuma tukareba uburyo twahuza. muri make kugira ngo dushobore gukomeza kujya imbere mu kiganiro, uremera ko wewe ushyigikira imishyikirano yazageraho ikagera ku mahoro cyane. Noneho tumaze kumva uburyo ibikomere by'umutima bitakize bishobora kuganisha abantu mu bugizi bwa nabi burenze urugero mu kwirengera, muri aka kanya gato turaganira ku buryo bwo gukumira uwo muco, ariko mbere yaho tubanze twumve uko abaturage basanzwe bisobanura. Ibikomere tugira turatwara abantu ko wageze umuntu ahagera kugira ngo wongere uhamuke ugasaba gufata utazi icyo uzize, wabaza impamvu bakakubaza ngo ni parikingi mbi kandi parikingi badusizeho n'ibindi zo badutwariraho. Ibikomere bitakize bivuga ko hari ikintu uba warahuye nacyo kikakubabaza ntubone n'umuti wacyo. Hari igihe bakurikirana nk'abantu bakoze genocide bitewe n'uko ibyaha bigenda birutana nk'uko bajya babivuga, ugasanga rimwe na rimwe umuntu baramworohereje baramurekura, nk'uko ejo bundi mwumvishije bavuga ko hari abantu bahawe pardon. So abantu nk'abo babarekura, umuntu ntakurikirane ngo amenye babarekuye ku mpamvu yihe, ahubwo kubera akababaro aba yifitiye kubera ibyamubayeho, akumva abo bantu batari kurekurwa, noneho ugasanga bitera igikomere. Abo nzi ariko bahari nkabona nanjye nabafasha nkaba nabegera nkababwira bakihangana. Ese abantu bakwirinda bate ko ibikomere bitakize bigira uruhare rubi mu buryo bakemura amakimbirane? Turabiganiraho nanone tugereranya ibikorwa byacu mu mateka no muri iki gihe. Umuntu murabyumvise muri iki kibazo, umuntu yagira ate kugira ngo ibikomere yagize bitaba ari byo bimutegeka mu gihe afata ibyemezo? Ibyo birashoboka. Ubundi kurenga akaga wabayemo ukaba watekereza hirya yako muhugana, bishaka abagabo bikanashaka kwigomwa. Icyakabiri ariko ni nuko nanone naho utekereza ugana wazabustakire wari wahuye nazo ubona nawe ziriho zigabanuka. Uzave Tel Aviv ugenda ugana Yerusalemu, aho ureba hakurya no hino urabona Siriya, ni umuntu ashobora no kwambuka utacunze neza akazana iyo bombe. Ni ukuvuga ngo Israel nta kundi yakwitwara, yemera guca bugufi, yemera inzira y'amahoro, ariko ntibizakuraho ko yugarijwe kwigomba guhora yirinda, ikanongera imbaraga n'ubushobozi ikanatera gutera imvugira ibyo ntavuze, ariko nanone itewe ntago yarebera. Hari ijambo baruvuze ngo gutera asa n'uwifata n'abandi basa n'abifata, ariko hari ibintu uhitamo mu buzima. Ese noneho umuntu ubona ari buguterere mu bana n'abagore kumusanga hari si byo byaruka, kwirinda ni kuko hari uko biba biri nibyo bituma ugira igisubizo utanga. Rimwe na rimwe n'igihe abantu barenga Israel bakajya ngo Israel niyitera, ntabwo ari burya ariko bigenda. Muri Gaza ubu ngubu hari intagondwa zitwa Hamas, muri Lebanon hari intagondwa zikomeye zitari leta ariko zikomeye kurusha leta y'igihugu cya Liban, abo bita Hezbollah. So no kuvuga ngo abo bombi nka Hezbollah na Hamas ni intagondwa zitemera kubaho kwa Israel, bashaka kuyirimbura. No kuvuga kuyirimbura kuri bo bumva ari ngombwa. So aho ngaho icyo nshaka kuganira rero nicyo Bakusi yavugaga, kugira ukabasanga iyo bari. Nanjye umwiyengo ngiye kurwanya terrorist group nazisanga aho ziri. Rwanda rwarabikoze, isi vuza induru yasitara yatabaje abantu bashira mu Rwanda, yavugije rwabikoze rute? Rwabikoze igihe inkotanyi zambukaga zikajya muri camp de réfugiés, aho impunzi zari impunzi zivanze. Iyo mvuze impunzi iteka ndavuga ngo ni impunzi n'abandi bitaga impunzi.
barabacyura ariko ntabwo babacyuye ngo baze babaparika ahantu barabacyuye ntabwo ari inkotanyi zagiye abasirikare b'igihugu n'abasirikare b'igihugu inkotanyi ariko njye ni ijambo ntari narikuru icyo gihe bitwaga nanze kuvuga APR icyo gihe bitwaga APR inkotanyi none icyo gihe bazigaruye niyo baza wenda bakabashyira ahantu mu ishyamba ntazi ntabwo icyo gihe twari kuba dutegura amahoro kuriya kuba barasubijwe mu bintu bakatangira za gacaca kubaka twatunoze mvuga tutari umuntu byo bituma society ba society kuri cyo waruvuze ikikongo none abantu bicaye ikongo bariho bafite intwaro nawe uri leta noneho nge muri ya leta nk'existence juridique uranabirora n'aba bariho baziha ni bamwe muri ayo mahanga asakuza hari bibiri hari option ufata hari option ufata ugahitamo nkawe nk'umuntu rodora international ukayishyira ku ruhande ku bwanjye nta gutegereza ko umuntu aza gutera abana n'abagore mu Rwanda kumusangayo ni hamwe utaburiza kuvoma ahandi hantu utagira n'ubusaba iyo bibashije keretse iyo utabibashije numvaga ndaguha ijambo mu kanya dufite wari wasaga n'ushaka kugira muri ibyo ngibyo hari uko abo bantu bo mbere y'uko babashyira hariya hariho amategeko mpuzamahanga kandi yubahirijwe yuko bari ahantu hatigiye hirya bihagije by'u Rwanda ariko harimo na Rwigero Runsubize nuko abanyarwanda twahuye na byinshi ariko Rwigero Runsubize kwari kuvuga ngo ntabwo ari bene rwo ngo bene rwo ni bari abazaza bavuga ko bashaka kuza kurangiza akazi ibitero byabo babyita ngo nukujya ngo insecticide umuti wica inyenzi icyo gihe iyo dutegereza ngo isi izajye gusobanukirwa y'abayobozi b'iki gihugu bategereza ntabwo nzi uyu munsi aho tuba icyo nemera gihe nuko unabaje n'abayobozi b'igihugu cyacu bakubwira ko icyatumye bajya muri Kongo ari ukurengera ubusugire bw'igihugu yego kuko babo hari ingabo tujye tubivuga uko bimeze ingabo z'igihugu zahoze ari za leta zari hanze y'igihugu byari byoroshye ko baza bagatera nk'uko wari uvuze ngo ntiwategereza ko umuntu aza kugutera kandi uhari icyo nicyo kintu cyabajyanye ntabwo ari ukuvuga ngo ni kubera ibikomere biki kuba u Rwanda rwagiye muri Kongo nubwo u Rwanda rwabikoze mbere ya 2001 niho nshaka kugana aho igitero kiriya abateroriste bakoraga bagushaga zirenze ebyiri zo muri Amerika noneho nyuma yaho Bush agafata icyemezo cyo gukurikira abateroriste aho bari muri Afghanistan aho ngaho hahise hagaragara muri international yuko noneho bishoboka binemewe kuba wagenda ugatera ikindi gihugu ukurikiyeyo abo ngabo yego aho nanjye nkagaruka nkavuga ngo nubwo byabaye noneho nyuma ya 2001 yenda tugaruke imbere kuba ingabo y'u Rwanda zaragiyeyo mvuga ko twagize n'abayobozi navuga batekereza bikagira kure tutaragira naho ngaho igikurikiraho kenshi iyo icyo bita droit de poursuite mu gifaransa iyo kibaye ugakurikira umwanzi ushaka kuguhungabanya ukarenga imipaka hakunze kuregwa abantu benshi ko bavuga bati babikoze yego ariko barengereye nka Israel barayirega bati muri Gaza bisha abantu batagira uko bangana benshi cyane abagore abana ibyo byo murabivuga hiki